uyu mukobwa afite amafaranga akorera hariya Kimironko, ni umwajenti murabibona, ariko kuba adafashe iwabo, icyo kintu cyonyine nicyo cyatumye numva njyewe ubwanjye namuzinutswe, numva namusiba mu mutima wanjye. Twongeye kubasuhuza mwese abantu bakurikirana channel ya Power Comedy, aho waba unkurikirana hose kuri Instagram, kuri TikTok, kuri YouTube. Uri umuntu w'intangarugero, ndagushimira cyane kubw'ibyiza wakoze cyangwa se kubw'abaviews wangejejeho, ukansubscribinga, ukankandira flow. Ndagushimira cyane, ni ukuri wakoze akazi gakomeye, Uwiteka azakumpembera. Hari abantu rero bagiye babona inkuru nyine nababwiye y'umukunzi wanjye kuri TikTok, ndabizi ko yabababaje, yarabababaje rwose, nanjye narababaye. Ndagira ngo mbabwire ko akanyamuneza mfite kano kanya nkakesha mwebwe. Mwagiye munyandikira muri comment ngo ese umukobwa mwajeti mwakundanye ngo kutamuzana ngo ibiki n'ibiki, ariko none nahisemo kumubazanira. N'uyu nguyu burya nyuma byaje gukomeza biba ikibazo, nyambimubwira akanga kubyakira, ahubwo ngo nza gusanga ngo impamvu atambwiye ko afite ababyeyi, impamvu atambwiye iwabo ari uko ngo yari yarabyaye afite n'umwana, ahubwo ibyo ntabyo narinzi. Noneho ngo akora iyo mpamvu yanze ko ngera iwabo ngo kugira batazambwira ko yabyaye, kandi ubu n'igihe yambwiraga ko ari umukobwa. Nahisemo kumubwira ati rero tujyane kuri kamera, turakizwa n'abafollowers. Inkuru zawe zose zaciye kuri social media barazibonye, n'uwo mwana umuzane, hanyuma inama baraza kuduha ubwo nizo tuzagenderaho. Narabibabwiye ukuntu nagiye iwabo yarahamishe, njyanywe n'undi musore akahandangira, nagera iwabo ngasanga inzu y'iwabo uruhande rumwe ishakaje amategura, ahandi iriho shitingi. Nagera mu bwiherero, ubwo ndavuga tuwarete, ngasanga ahandi haba hariho ibiti, hariho imitumba. Dore ngo uyu mwabantu mujye mumbwira abakobwa b'iki gihe, uyu mukobwa afite amafaranga akorera hariya Kimironko, ni umwajenti murabibona, ariko kuba adafashe iwabo, icyo kintu cyonyine nicyo cyatumye numva njyewe ubwanjye namuzinutswe, numva namusiba mu mutima wanjye. Namuzanye umunsi nawe nsaba imbabazi muhibereye, kurangira ndakurikirwa, ntabwo nakora ikintu ntabivuze cyangwa se nababwiye, wenda ngo nzarinde ngenda njye kwiyahura, kandi hari abantu bo kungira inama. Nguyu nawe nabibwirira. Ariya sister, ngenda kubeshya, ibyo mvuga ntabwo ari ukuri. Ni ukuri, ariko nyine ndasaba imbabazi. Urasaba imbabazi se uhereye kuki? Zisaba abafollowers kuko warambabaje. Ndasaba imbabazi, narizi ko nibimubwira azanga wenda kubyemera, agahita nyanga, kandi njye naramukundaga cyane. Mwagiye muvugisha, urinde ugira umwana. Uyu mwana afite imyaka ingahe? Afite imyaka 3. Afite imyaka 3. Twakundanye imyaka 4. Urumva? Bivuga ngo ku myaka umwana wawe afite hiyongeraho umwe kuyo twakundanye. Imyaka 3 yose umisha, bivuga ngo twabonanye n'umwana. Usubundi ubwo umwana yangana gati. Wamukuye kwibera afite imyaka ingahe ko tumaranye imyaka 4, umwana akaba afite 3. Nta nubwo wanamwonyeje byibura ngo amare n'amezi 8 yo. Uramutaye wiziye Kigali nguje gukundana ngo nazabasore. Njye rero ndasaba imbabazi, kandi urabizi ko ngukunda cyane. Oya, byo kunkunda tubyihorere, njye warandakaje umva. Mbabarira n'ukwenda kwinginze, ntabwo rwose kukureka byango. Oya, ibyo ngibyo ntabwo nshaka kubyumva. Warandakaje bihagije. Ubu ngubu ikintu cyatuma nkubabarira, keretse ugiye ukubakira inzu iwanyu ukabakorera buri kimwe cyose, hanyuma wenda sinzi, wenda nanjye ntabwo banzi, ntabwo wigeze ujya kumpresenta ngo bamenye, sinzi uburyo babimbwiramo ko wabafashije kugira ngo nongere mugirire icyizere, ko nanjye mba mbona turamutse twubatse urugo ntabwo waruteza imbere, ntabwo wavamo umugore. Ndakurahiye byose ndabyemera, nzabikora, kandi keretse cyangwa se nyuma y'ibyo ngibyo maye nk'ibihumbi 500, ukambwira ati njye ngusabye imbabazi, nanjye nkabanza nkagenda nkiyomora ibikomere byose waneje, nari amatike natanze y'uriya musore wagiye kuhanyereka, nayo ukayansubiza. Ndabikora, njye ndabyemera. Nabyo ntabwo nabyemera, turaza kurebera kuri comment abantu bari buduhe, niba tugira inama nkasanga niyo ndayigenderaho. Ninumva barimo bakurengera nabwo nshobora kutabumva, kuko warandakaje hahandi numvaga my friend, numvaga nenda no kwiyahura kweli hejuru yawe. Nese gusaba imbabazi niba urabizi ko twese turakosa kubw'impamvu runaka, ariko impamvu yanjye wayumviza. Yera nzi kutazaguma ku cyakora abakobwa ntabwo muri abantu, abakobwa mwarahindutse biri seriye, mwarahindutse. Ubu ngubu se wamishaga iwanyu ngo bigende bite? Kubona ko hameze kuri ntagarega byari ikibazo. Ubu se usanze iwacu aho nuruka nk'umusheri wawe cyangwa se nk'umuntu uzaba umugabo wawe hameze noneho ko hari hanyuma ya hariya, wabyitwaramo gute? Ngiye kwa ngukunda nyine nabyakira byose, nta n'ikibazo rega. Hanyuma se ngiye wimbwira ntabwo nagukundaga. Ngiye numvaga kuri wenda sinzi uko nabyumvaga. Akoze ko buri se abakobwa baba bari seriye, abakobwa ngo nibo bashutse Adamu, abakobwa nibo bantu bese. Ngiye nyine ndasaba imbabazi, ariko buri umuntu aciye bugufa agasaba imbabazi nyine ntagomba kubabarirwa. Ibi ngibi urimo uragira utakamba, wigira mwiza, witerekesha amaso. Ubu ngubu tugeze mu rugo
wambera satani oya pe kuko nukuri namaze kukubonamo undi muntu umeze nka teremusi buriya bifite igipamara inyuma mo imbere harimo n'ikindi kirahure bivuga ngo ikirahure ugikuyemo neza nacyo ushobora kugisukamo ikintu ugatereka na cya kindi wakuyemo ukaba wagishyiramo ibindi wakibikamo n'amashaza cyangwa ukakibikamo ibishyimbo ubu nawe ntabwo nyikubona nk'umuntu twahoranye nkubonamo umuntu urimo abantu babiri wanyizeye koko ko ibyo ngibyo byose ngiye kubyihana kandi bitazongera ibintu ni bibiri n'ubundi ninemera kugukunda nkabana nawe nzakurera ndere n'umwana wawe urumva ko byagenda kose rero ni wowe ugomba kusana intangiriro y'ubuzima byibura nkarya ku mafaranga yawe byibura umwaka wose kugira ngo nemere kugumana nawe none se ubundi wowe uracyankunda ntagukundaga ariko kubera akababaro wanteye nabwiye abaforowazi ko nakigukunda nabwiye abaforowazi ko numva nazanarwana nawe ariko kubera ukuntu bamumurije bakandema agatima nicyo gitumye njye nkiraha mba naragiye kwiyahura ntabwo umuntu ufata ababyeyi be kuriya umuntu udakunda se cyangwa akunde nyina urumva ntabwo uriya muntu yazavamo umugore ngo yubake namwe abubatse nimubirebe neza ubaye uri umukobwa ukaba uhembwa hejuru y'ibihumbi 100 ukaba wiga ukaraba amafaranga mu ntoki gutyo ubikurira abantu ugira uteye ariko ukaba utagura byibura n'isekuro yo gusekuriramo ubunyobwa cyangwa se imyumbati ngo ube wayigurira iwanyu ntube wabagurira akayunguruzo ko kuyungurura ifu bakayunguruza umufuka kandi nahawe urimo urarya amashaza urimo urarya imiceri urimo urarya utubenzi urimo urarya amahoteli meza niwo uyabarirwamo ubwo wazavuga ko uzavamo umuntu muzima nawe rekera kunsibye bajya bavuga ngo ijya kurishera ku rugo icyiza cyawe narakibonye kano kanya usibye wenda bagusabira imbabazi wenda ibintu bihuriyeho n'abantu benshi ntabwo nabivuguruza ariko ngiye ku giti cyane nta mbabazi naguha ariko ngiye ubimenye ko ngikunda aho wanyuze nyine wangiza usebya iwanyu ugira ute uzongera uhace ukora neza hanyuma nanjye nzakugarukira bitabaye ibyo rwose kwahere navuga ngo tuve no muri ino video dutandukanye cyakora nibiba byiza cyangwa se bikagira ukundi kuntu bihinduka tuzagaruka tubabwira ko wenda ngiye nawe twakomezanyije cyangwa se twanabanye nabyo muzabibona ariko igihe ntarabona byibura abantu bagera kuri 400 bavuga ko nakubabarira ntabwo nzigera nkubabarira wenda ningira imana na mail wawe yandikamo comment avuga ati umukobwa wanjye n'umwana mwiza gutya na gutya biki hanyuma nanjye nzagendera kuri ibyo mukunda sezera abaforowazi twigendera abaforowazi mumbabarire rwose mubikore nukore mu 400 banarenge ambabarire ko njye ndamukunda cyane